Jackie ni wa mukobwa wagerageje kwiyahura kubera ubuzima bubi yanyuzemo. Jackie ni wa mukobwa wahaze ubuzima yumva yakwiyahura, atekereza kwiyahura, nubwo yarabyivugiye mu biganiro yagiye akora. Jackie ni wa mukobwa wiyanze kuri rwa rwego yahisemo kujyanywa inzoga nyinshi agakora n'umwuga w'uburaya. Nta muntu wakishimira kubaho mu buzima bwa Jackie nta kintu gikomeye cyabimuteye. Kandi pay attention, turi abantu uko wisanze nta ruhare wabigizemo. Ntabwo uzi impamvu ugira umujinya, ntabwo uzi impamvu urakara vuba, ntabwo uzi impamvu utinya imbeba kurusha uko utinya inzoka. Imyitwarire ikiremwa muntu kigira ni imyitwarire cyangwa se ni ibintu bihurirana byinshi, uruhererekane rw'ibintu byinshi. Buriya kugira ngo habe imyitwarire y'umuntu runaka, hari ibintu byinshi bibitera. Niyo mpamvu bavuga ngo indi byara mweru na muhima. Ushobora kubyara umwana wa mbere akaza ari umwana wumva, ukabyara umwana wa kabiri waramwirereye ugasanga ntiyumva. You don't know how it comes, but ibintu byahuriranye bimukora uko ari. Wowe uteye neza nyine mu bitekerezo, wumva ugifite umutima mwiza, nta ruhare wabigizemo rukomeye cyane, nuko ariko wisanze, nuko ariko wagize amahirwe ukisanga. Ese abantu bagira imyitwarire mibi mukunze kubabona ku mbuga nkoranyambaga, bayakamwana, inyogoye, n'abandi bantu benshi bafite imyitwarire nyine, ukajya kuko se imyitwarire yayitewe n'iki. Sometimes ugasanga babiterwa ngo n'inzoga, akaba ari byo mukeka, ariko ntabwo ari ibyo ngibyo. There is other reasons behind. We don't know the reasons, but are there. Zirahari, izo mpamvu zirahari. Rero uyu mukobwa ntabwo yagakwiye gufungwa, bashiduka yiyahuriye muri gereza. Fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo, reka gutinda mu babisha, namenye ko ari yitanga umutuzo. Yes, so some people nizere ko mumeze neza. Imana ikomeje kubarinda wherever you are in the country cyangwa se out of the country. It is what it is. No matter what, dukomeje kuyizaho byinshi bitandukanye kuri Rumuri TV, ndetse turabashimira bikomeye umunsi ku wundi mwebwe mudukurikira. Imana igikomeza kuba blessinga, Kuri uyu munsi rero nanone ndi kugira ngo mvuge kuri iki kintu, mvuge kuri uyu mukobwa Jackie ubu ngubu wamaze kugera mu maboko ataraye. Niyo makuru ahari, RIB nayo yamaze kubishumangira ko yageze mu maboko ataraye. Uyu mukobwa ni umukobwa wagiye ugaragaza imyitwarire idasanzwe, ni umukobwa wagaragaje imyitwarire abantu bose bakikanga. Ariko nanone tugaruke, ese ko twese turi abantu, tukaba tudateye kimwe, tukaba tudafite imico imwe, abafite imico mibi bose bagakwiye kwisanga muri gereza? Abafite imico mibi bose ni byiza ko bisanga muri gereza, cyangwa bagakwiye guhabwa ubundi bufasha runaka, kubera ko tutazi ngo banyuze he, niki cyabateye kumera gutyo? Kugeza kuri uyu munsi ndahamya neza ntashidikanya ko ukuri atari ko wigize, ukuri siko wigize, ukuri nta ruhare wabigizemo. Ntabwo ndi kuvuga ibingibi by'umubiri n'iki, ndi kuvuga ku bijyanye n'amarangamutima yawe. Kuba ugira umushiha nta ruhare wabigizemo, ntukishinje icyo cyaha. Kuba uri wa muntu uhubuka, never judge, ntukishinje icyaha. Kuba uri wa muntu nyine ubona ikintu kibabaje akikanga akarira, never judge, nta ruhare wabigizemo. You are human being. Nibyo bikugira umuntu, nibyo bikwereka ko wanyuze ahantu hatandukanye, nibyo bikwereka ABCDEF, nibyo bikwereka ko wabaye mu bantu bameze ukuntu. Rimwe na rimwe sometimes umwana hari igihe yisanga afite urwango arufitiye mama we, atazi ngo ni ukubera iki yarumugiriye, atashobora kubisobanura.
there is a feelings tugira nk'abanyarwanda cyangwa se as a human being, reka ndeke kuvuga nk'abanyarwanda, nk'abantu muri rusange tutashobora gusobanura. Ndabaha urugero, buriya umuntu ugerageza gukuramo inda, wa muntu ugerageza gukuramo inda bikarangira byanze, usanga wa mwana yamubyaye avuka mwanga. Uwo mwana, ubundi ubuzima bw'umuntu se butangira ryari? Ubuzima bw'umuntu butangira intanga z'igihura. Ubuzima bw'umuntu, ubuzima bw'ikiremwa muntu butangira intanga z'igihura. Intanga z'igihura ubuzima bw'umuntu wabutangiye. Rero those that situation twanyuranyemo n'abamama, twanyuranyemo n'uwadutwise, ntabwo dushobora kuyimininga. We don't know how to mean, kubera ko ni ibintu biba tukiri abana bikatujyamo tukaba tutashobora kudefinisa that situation, ariko biri hariya. Hahandi uzasanga uwo mwana nyine yanga mama we kubera ko yagerageje gukuramo inda ye, gusa ntamenye uko bisobanura. Ukumva nyine ufite urwango, ntiwamenya ukuntu urarusobanura, ariko nyine ukumva urwo rwango rurahari, urwo rwango ruri hariya. Ibi ngibi impamvu ndi kubivuga, n'uyu mukobwa Jackie uko ari ntiyabigizemo uruhare, niko yisanze. Nawe uri kumva iki kiganiro byari gushoboka kuba nka Jackie. Nta nubwo muzi, ntabwo nzi imyitwarire yawe, ariko birashoboka ko ufite imyitwarire mibi. Iyo myitwarire mibi nta ruhare wabigizemo. Ni situation, ni situation, ni igihe wanyuzemo kikugira uko nguko, n'abantu wahuye nabo bakugira uko nguko. Hahandi uzasanga umugabo runaka atinya abakobwa ariko atazi the reason behind yo kuba atinya abakobwa. Ugasanga umuhungu atinya gutereta atazi the reason behind, atazi ngo why ntinya abakobwa. Uzarebe ku bijyanye wenda n'ihungabana naho kamagaruke nze kuhakomoza gake. Buriya according to the according to what? According to according to human being characters cyangwa se qualities, human beings qualities cyangwa se characteristics, reka mbyite gutyo. Umuntu ukwari muri situwasiyo ikomeye cyane niko agaragara. Hahandi uzasanga umuntu runaka azagera muri situwasiyo runaka agakora ikintu, wowe mwabanye imyaka 5 ukibaza niba ari we wagikoze bikagucanga. Sometimes hari ibintu tutagaragaza ko dufite bitewe n'aho turi. Hari umuntu wari uzi kuririmba cyane, wari gushobora kuririmba cyane, ariko kubera ko atigeza agira aho ahurira na music, atigeza agira aho ahurira n'ibyerekeranye n'uwo muziki muri rusange, bikarangira ataririmbye. Ubu ngubu hari abantu baririmba tugakwira umushwaro bikaturenga. Hari aho tuzagera utari uzi neza ko umuntu azi gusimbuka, yasimbuka bikakurenga, kubera ko uko turi rimwe na rimwe ntabwo kwiyerekana bitewe nuko tutagera muri situwasiyo idasaba kwitwara uko nguko. Hari impamvu umuntu runaka uzumva ngo yishe umuntu, ubonaga afite umutima mwiza. Man, iyi myitwarire tugira ifite meaning. Hari impamvu umuntu yakica inkoko undi bikamunanira, biterwa n'ibyo twanyuzemo. Of course biterwa n'ibyo twanyuzemo. Ubu ngubu rero wowe ugira umujinya, ushobora kuba ugira umujinya, ushobora kuba ukunda guseka, ushobora kuba urira mu gihe gito, bya bindi bita kuvoma hafi. You don't know the reason behind it, but there is. Iyo mpamvu irahari. Rero Jackie akwiriye kujyanwa mu bitaro akavuzwa, akitabwaho, agahabwa abaganga b'inzobere
si ubwa mbere si ubwa kabiri si n'ubwa nyuma mbivuze. Ntabwo akwiriye kujya gufungwa. Twazashiduka yariyahuriye muri gereza. Uzatinya umuntu wagerageje kwiyahuraho one time, even once, yazanabigerageza bwa kabiri. Mujye mutinya ikintu bita ihungabana. Hari abantu bahuye n'ibintu bikomeye cyane bibatera kuba abantu batitinya, badatinya rubanda, badatinya guseba, akumva ko icyo atekereje yahita agikora. Isomo riri ahangaha ni irihe? Ntabwo uko tumeze ari twe twigize ko, ntabwo ari twe twigize ko. There is a reason behind we don't know, but there is. No matter what there is, and igisubizo gihari ni ikihe? Nuko tugomba kwigana, ukamenya ukuntu umuntu ugira umujinya umutwara, ukamenya ukuntu umuntu ugira umujinya ugira ibyishimo, urakara vuba, urakara atinze, uhubuka, uramutwara gute? Reka mbashimwe mukomeje kudukurikira kuri Urumuri TV. Imana ikomeze kubarinda. Fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo, reka gutinda mu babisha namenye ko ari yitanga umutuzo.